bikomeye ni wowe uba wiyisira yewe uburoko bubabariyemo iriho gusaba imbabazi wenda bakazima cyangwa ntibazi Bizimungu nawe yasabye imbabazi na ntacyo arazisaba we barazimwima ntacyo rute nka barazimwimye Bizimungu bageze aho ngaho baravuga ati yakoreye cyama reka dufunge amaso yego Semana burya ibyo mbavuga nuko ziriya nkotanyi ndazizi ku buryo buhagije ni ukuvuga ngo ibyo tuvugira hanze zitaragufata iyo uhageze ubuzima burahinduka umukapitene witwa Rudasingwa reka muvuge ntarabyibagirwa ubwo nafatwaga le 30 décembre 2001 yarambwiye ati nyamara ati iyi nyandiko waze kumbwira uwayanditse umwagiraga ikiganiro Gacinya nazo urabivuga urumva uwo ni umushinjacyaha witwa kapitene Rudasingwa yahoze muri Exifar niwe wari yahoze muri Exifar yahoze muri Exifar yamvanye nawe na edice yambwiye ko yashatse iminsi 3 yose ahambone arambwira ati nta kindi kubaza urambwira umunyapolitiki mwabo naramutsembera uko nabonaga yanyorora arambwira ati komeza ubihakane ariko Gacinya naza urabyemera ndabizi iryo ni ijambo rikomeye burya rero Sankara oya buretse gukomereza aho ngaho Gacinya aje byagenze bite Gacinya nyine yaje afite imbunda iri kwita ko iri ku ipantaro nk'uko bazitwara nyine arangije ayikuramo ayishyira ku meza nutambwira umunyapolitiki w'umuremure nagira nk'ikino kiganiro ndakwica exactement Rudasingwa yari yabindewe ubona Gacinya nazo urabivuga ubona n'ukuntu akureba Gacinya yitwa Gacinya Rugumya ni abantu batagira amazina y'abakirisitu kuko batigeze bajya mu kiliziya ngo babatize urumva ni abantu batigeze bamenya Yezu na Bikira Mariya Rugumya niba Rugumya amazina kwa none ni abantu baba baratukuye amaso kubera kwica abantu benshi iyo kurebye ubona amaso yari amaraso gusa harimo abantu benshi bagiye bica nyine nk'uko twagiye tubisoma no mu maraporo naho bagize hose uhita ubyemera vuga mbone ni ukuvuga ngo muri iyo eta urimo umuntu akubwira ati nutabivuga ndakwica avuga uti aho kugira ngo mpfe uyu munsi reka nzapfe ukemera utemeye wemera nuko conscience yawe ntabwo iri gusaba kwemera kuko memu na deontologie yacu igusaba kutavyora source dore ariko muri icyo gihe bishobora kuba ukavuga uti reka mpfe kubeshya nimbona byemeye nibura mpave nzapfejo hari n'ikindi nshaka gukuresiza hano kugira ngo abantu babyumve imbere ya Gacinya itemonyage ikomeye imbere ya Gacinya abwira ati nutabivuga ndakwica urumva icyo gihe mvuze Pierre Gakwaya bariwe twabwiye ikiganiro Gacinya yarambwiye ati no ati ntabwo ari uwo dushaka vuga ko ari Bizimungu mwakoranye igihe sase satanique sase sini ni ubugome burenze donc hari uwo bashakaga kuvuga Pasiteri Bizimungu kuko rero twagiranye icyo kiganiro ariko atari muremure nubwo Bizimungu ntaho ahuriye na Diamond noneho uvuga akabanda sereza ambo yes ibyo ni ibintu uvuze bwa mbere kuko iyi mikoro yawe y'iradiyo yawe n'uvuga ngo abo bantu bakumanipira bakaba badashaka kuvuga badashaka hakaba hari ukuntu bashaka kuvuga urumva
Jean Dodier nawe izi iby'indimi adufashe ibyo bya Sadisme uwo uvuze ntitugushaka. Sadisme ni iki Jean Dodier? Sadisme no kugira uburakare mbese bw'igihe cyose guhora ubabaye. Ntabwo ari uroroshye. Iyo ni inyoroshyo, Sadisme ni Sadisme navuga ni nko kwishimira yuko undi arimo kubabara igihe umwe arimo gutaka ati maze nabi neza, undi akaba ari mu byishimo arimo guseka ahubwo ati twomereza aho ngaho. Sinzi ko nabisobanura mu Kinyarwanda. Reka tuzareba ababizi ibyo ndimi bazatubwira, ariko Sadisme ni ibyo ngibyo igihe umuntu ageze yagirijwe ababara cyane, wowe ukavuga ati ni byiza cyane. Komeza Miel. Urumva rero Monami ibyo mvuga nuko nyine nabibayemo ndashaka nyine kwishyira mu mwanya w'abo bantu, umwanya wa Sankara n'abandi teroriste ufatiwe muri Komoro, uregwa ibitero bikomeye bya Nyamata, ariko noneho mu by'ukuri Sankara akaba adashakishwa, ni umucikacumu wijanditse mu bintu atazi, noneho nawe akabyurira ati ni umucikacumu nimugabanye, akaba azi ko iyo leta gusa nirengera abacikacumu, noneho bati wowe uri umucikacumu, uri uwacu, uvuga ibindi bifi binini byari inyuma, aho kugira ngo twice turakugabanyiriza, sibyo? Urumva winjire muri iyo manipulasiyo yumve neza, sibyo? Noneho nawe akavuga ati kambe mufite imyaka 33, aba bantu ndabona ari integre, ndabona ari abantu beza, ibyo nakekaga ko ari abantu babeshya birashoboka, ni nabyo, sibyo? Noneho yamara kugera imbere y'ubucamanza akaba desu akurikije amakontakite bagiranye mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha, noneho afite Sankara iriya deception ari muri sentiment de honte, de sentiment ya humiliation, ni ikintu gikomeye, arimo kwicuza ka sentiment de honte, sinzi ukuntu twabivuga nyine, ni nko kuvuga iyo ni ntamenya iyo nemera nkapfa ndi umugabo, nkemera nkapfa nk'umugabo, iyo bimenya ko n'ubundi byo navugaga nabyemeraga, aba bapfusha aba bantu kuki rwose nemeye manipulasiyo zabo, ntabwo nagombaga kwemerera. Epui hari ikintu gikomeye, noneho Robert Doge witwa Rusesabagina basabye ko avuga na tuti sa bande, bamukatiye 25, we bamukatira 20, urumva ko nta tandukanyirizo ari. Nicyo gituma noneho yinjira muri ya sentiment de honte ya humiliation na deception, bigatuma yavuze ari amagambo akomeye. Hari n'ikindi akavuga ati ba bandi nubwo nari umuvugizi wabo bajyaga shirotere, bagendaga bakagabutwa dutera shuma, n'abandi bagiye bakararuza muri Kongo, nahaye amakuru ni ngewe wabatanze, iyo ntabatanga ntago mwabaga kubafata. Ubu ngubu mwabajyanye mu gisirikare, mubajyana mu tobo, mu buzima busanzwe, barabagorora, barimo kwinjira muri societe, ntago bahuje akababaro nkanjye kandi nibo. Ariko urumva Sembana, Sankara tudipara afite rezo, abo bantu bari abasirikare b'abajenerabuze ba Hamada, aho kugira ngo babe kondane ibintu bakoze, ibintu bapanze, ahubwo bo babashubije mu buzima busanzwe bajyana mu tabo nk'uko abyita mu tobo, ahubwo we wari warabaye manipule n'abo bantu, kuko bareke gusanga ntabwo yari umusirikare,
nubwo yiyambaye majoro akambara n'iriya myenda nta uretse ko namenye ko yigeze kwiga imbunda iminsi ingahe ariko muri biriya bintu by'ingando abana bose binjira muri universite banyura mu ngando bakiga kurasa n'iki byose ni ukuvuga rero Sankara mfite burya ari mu bibazo bikomeye ari muri ya sentiment de honte twavugaga de culpabilité ariko itariyo donc niyumva ahubwo ari muri depression y'abantu yizeye bamweje ibitangaza atazi uko bizagenda donc pari konte Rusesabagina we yatsinze urubanza we nta n'ikibazo afite ahubwo Sankara ni ufite ikibazo gikomeye kurusha abo bareganwa bose akabazo k'amatsiko Amiel Nkuzanije kwa Jean de Dieu uratekereza ibi bintu yavuze n'ukuntu wabonye abivuga nubwo hari ibintu ntabwo nzi ukuntu nabivuga Jean de Dieu yize filozofi yize ni ibyo byose yaze kumfasha harimo stoicisme aho ubona yimetriza nyine nubwo azamuka akagera aho ngaho akavuga ati ntabwo numva ukuntu mushobora njyewe mucikacumu mushobora kumpa ibi bihano abandi ntimubahe ibyo bihano hanyuma ari njye wabahaye n'amakuru abandi mukabajyana mutobo nkabahaye ubuhamya bwose nkababwira n'ukuntu uko mwakora mukajya gusaka abantu mu Bubiligi mukavanaho ibikoresho n'iki byose nta kintu mwangabanyirije ariko hari aho agera nyine akigarura ati banyakubahwa bacamanza perezida w'urukiko rwose ndabasaba yuko mwashyira mu gaciro ukabona hajemo ikintu cya stoicisme akavuga ati n'ubundi nzi bizaba nibashaka bazakora ibyo bakora ni stoicisme ni icyo ngicyo cyo kuvuga ngo akimetriza sinzi ukuntu nabivuga maîtrise de soi ariko avuga ati il y a ceux qui dépendent pas de moi et d'autres qui dépendent de moi hari ibintu njyewe nshobora gutegeka mfiteho ubushobozi n'abantu bafiteho ubushobozi ariko hari n'ibindi bitugwiririra tugomba kwakira uko bije ati ibizaza byose nzabyakira rwose ariko ndabasaba murebe mu bushishozi bwanyu Amiel Nkuriza kuri icyo kintu buriya ndashaka kukubaza akabazo k'amatsiko uko wabonye Sankara utekereza yuko biriya bintu yaza kubivuga mbere Rusesabagina arimo kuburana cyangwa kimara kugezwa mu Rwanda ntago byari kuba inkingi mwikorezi y'urubanza rwa Paul Rusesabagina nubwo ubungubu Paul Rusesabagina nawe yabanje gukina umukino nk'uyu nguyu bakinishije Sankara akabanza kuburana yinyuza hirya no hino nawe tubivuge na matakira ngo nyine avuga ati erega ngende n'umubirigi n'iki byose ntatinyuke kuhita burana ndashaka tuburane uburyo banshimuse hanyuma noneho yamara kubona yuko ibyo bagendaga bamwizeza nge niyo lecture ni ayo masomo ndimo kubona ni ibyo bamwizeza akabona batabyubahiriza nibwo yafashe umwanzuro yivana ndetse no mu rubanza iyo Sankara uzi ko bashatse guhuza baranabihuje bahuza imanza ebyiri rwa Sankara na Rusesabagina n'abandi bagize iyo Sankara za kuba yaratangiye mbere Rusesabagina yagera hari agasanga ibi bintu Sankara avuze none ahangaha agasanga Sankara yarabivuze ntago byari kubera inkingi mwikorezi yo kugira ngo Paul Rusesabagina noneho bari abantu abambike n'ubusa mwikubitiro bitageze kuri kiriya gihe cyo kwivana mu rubanza yewe n'ubundi ahubwo ibintu ibintu nuko yega ko nawe na Rusesabagina nawe yabaye manipule kuko simbaraye kuri iryo jambo ryitwa manipulation mu bushinjacyaha mu bugenzacyaha mu Rwanda kubera ko
burya Rusesabagina iyo atemera kuba manipire ngo yemere nawe avuge ko azorohereza umucamanza utabera nawe baba barabwishije ntibanamwereka n'abanyamakuru. Burya biriya bintu bivugirwa mu rukiko burya nibyo twumva nk'izi manipulation navuze hari izo ntashobora kuvuga. Bakubwira ibintu byinshi biteye ubwoba nawe ukibaza niba ubibwirwa n'abantu. Bagusaba gukora ibintu ukibaza niba aba bantu ari abantu kumva. Burya Rusesabagina buri yewe Sankara ntacyo aratwa yari yaramaze gufatwa byararangiye, noneho bakurikiza Rusesabagina n'ubundi washakwaga Sankara yaramaze kumutanga byararangiye. Sibyo? Noneho hageze ndavuga hageze ngo ndimo kwinjira mu ishusho y'ukuntu Rusesabagina yinjiye nyine imbere y'abo bantu. Baramubwira bati ibintu byose Sankara twaramufashe byose yarabivuze, ntacyo yasize inyuma, yerekana ko ari wowe nyirabayazana y'ibitero bya Nyarimata n'abantu bashaka kwirika ubutegetsi bakoresheje imbunda bafatanyije n'Uburundi. Ubu nabo bwabaye implike urabizi. Ibi bintu turagusaba kubyemera. Etayeri wowe rwose ntarakitse tukurega, wakirije abantu barenga 1000 muri Nikorine turakuzi, n'ubyemeza yatatukurega. Ibyo bintu kuba batarabimubajije ukiga ko batayimubajije bamusaba kubyemera yaba yibeshye, keretse umuntu utariciye muri ziriya nzego z'ubushinjacyaha z'ubugenzacyaha za FPR. Alors Rusesabagina kuri yewe ibyo byose yarabyemeye, ahubwo icyo yakoze kugira ngo atabivuga mu rukiko yivanye mu rukiko kugira ngo byose abikube na zeru, kuko yari yamaze kubona ko ibyo bari bamwijeje ntacyo ubutabera bwo mu Rwanda buzabihinduraho, wenda ngo buvuge ngo buzamurekura cyangwa bugabanye ibihano. Ye niko bibona ibya Rusesabagina. Noneho Sankara we akaba bishyize ahagaragara, akaba byanditse ubusa byose. Uko nagusubiza bwanasema. None se Amiel Nkuriza, ndakugora umbabarire, uratekereza ko ibi bintu Sankara bizamugwa amahoro muri iyi minsi ategereje yuko wenda bazamugenera ikimukwiye? Kuri njye bazamusubiza iriya myaka bamukatiye, ariko tuzareba niba bazabirenzaho, ariko niko ndimo kubibona. Ndatekereza ibi bintu yuko muri makeya yabatengushye, ntago bari biteze nk'uko bivuze ati ibi bintu iyo baza kuba bazi ko ari busubize kuriya bari kubinyonga ntibinyure no mu ruhame. Uratekereza yuko ubu aho yicaye, aho bamuryamishije, aho yagiye muri iyi minsi, uratekereza ko bizamugwa amahoro, azagomeza kugira ijisho yari afite imbere y'ubwo butareba y'abashinzwe ziriya nkuta za prison nyine? Urabona nta ngaruka bizamugeraho? Oya, botanyina kuri bo umuntu yavuze byose, ahubwo icyo bazamusaba kindi hari ibindi bazamusaba. Bazamubwira bati ibi ngibi nibyo twari twarabyumvikanyeho, ariko icyo tugusaba kindi ni ukunyumuza, ukavuga ko ibi ngibi tutigire tubyumvikanaho, ko twavuze ko tuzagabanya ibihano niwemera ibyaha, ariko ibindi byo wavuze mu rukiko turagusaba ko uzajya gusubira mu rukiko ukabinyumuza. Bazabigusaba nabyo, bazagusaba ibindi bintu. Ntuzatangazwe n'uko Sankara mu bujurire mu kwita mu rukiko wenda bamusomera cyangwa bavuga bati hari ibindi bintu dukeneye kutangaho ubuhamya. Mbere yuko bamusomera bashobora kumanipira mu iryo jambo ryitwa manipulation,
iyo ririho ahubwo ati uzagenda unyomoze biriya bintu mbere y'ubucamanza mbere y'uko tugukatira kandi ya myaka 5 wasabye ahubwo tuzayigira 3 kuko umucamanza avuga ati kwigasaba umwe wonyine uriya mucamanza avuga ati kwigasaba umwe ukeka ko ririya jambo ryapfuye kuza ntabwo ryapfuye kuza nyine ngo kuki utaba umwe buriya bashobora kuba wenda ni bukuru hejuru barabivuze bati ariko nubundi kuyu nguyu nubundi yadufashije cyangwa se ari n'umwana nyine wacu ni umucikacumu wa jenoside yakorewe abatutsi reka twipfuke mu maso birashoboka nabyo uretse ko ngiye ntabibona wowe wari uvuze ko nta kizahinduka kuri iriya myaka 20 ariko jyewe nkeka ko nibamara kumusaba kunyomoza ibyo wavuze mu rukiko wenda akabivuga ukundi iriya myaka bashobora kugabanya ariko icyo nakubazaga bayigabanya ni birashoboka nuko mbyumva nyine niko ikiganiro kimeze ariko icyo nakubazaga batekereza nko kumuhohotera kumubuza serivisi yahabwaga nubwo ari umunyururu uratekereza yuko cyangwa se ku ubutegetsi bw'ubushinjacyaha n'ubwo bwa gereza utamureba ikijisho uratekereza ko nta zindi ngaruka ibi bintu yavuze bikomeye imbere y'abacamanza bizamugiraho muri iyi minsi iri imbere ingaruka ashobora kuzigira cyangwa ntazigire kuba reba n'aba mafiyosi iki kuko n'abari abasirikare Sankara avuga ko bagiye baplanifiya ibyo byaha baregwaga nabo kugira ngo barekure bajyane za mutogo nuko ari za manipulation bakorewe kugira ngo barekure bajyane mu buzima busanzwe iyo bita ubuzima busanzwe buryo kwindaga ari ubuzima busanzwe nabo byabagizeho ingaruka ntabwo ari libre rutunguvuma n'iki baba ari abantu bari aho bitwa ngo bagiye mutobo ariko bafungishije ijisho kandi nabo ubwo kugira ngo ibyo bigerweho nuko nabo batanze andi makuru uribuka abajenero bagiye bicira hariya mu ntuza nyine bakabica kubera yuko nyine abo bose bagiye babafata bagatanga amakuru none se bamudacumura bariya babatanze udacumura kawe mu yari amaze imyaka myinshi yapfuye yishwe nyuma y'uko bari abantu bafashwe nibo bagiye bidantifiye aho aherereye bashobora kuba no kubaha telefone ngo muhamagare umubwire ko ndahangaha hanyuma noneho abandi bari ku ntuza nyine bakamuropera no kuvuga bakabona aho ari bakareba ku ntuza bakagenda bakamuhitana sebo waruvuze ingaruka sakashobora kugira bariya bose babanipire kugira ngo bemere barevere ibyitwa amabanga nakomeye ibyo bagiye banyuramo byose bigenda bibagiraho ingaruka nuko babona inyungu imediya ariko nyuma hari ingaruka bagenda bagira reba rwarakabije kandi barakabije yakambaniwe muri FDL azamugira general wo mu ngabo kujyana mu bintu bidasobanutse ushinzwe gereza n'ibindi none de force za rumeya kujya kuyobora gereza bamujyanye no muri gacaca nabyo bageze aho ngaho barabihagarika none ubu ngubu ari aho ngaho nyine igihe bazamushakira wenda bashobora kumuha utuzi cyangwa bakamukubita agafuni kwize zo ngorwa kaye barazifitiye nubwo bavuga ngo yagiye mu zabukuru zo ngaruka nyine ntazi mu zabukuru ariko mu zabukuru nk'ubu ngubu ntabwo ashobora kuba yasohoka ngo abe yatembera ajye hanze y'igihugu izo ngaruka zihari kimwe na bizimungu nyine yasabye izo mbabazi baramufungura ariko nk'ubu ngubu amakuru yizewe kandi mfite neza yararwaye igihe kinini ashaka kujya kwivuza muri Afurika y'Epfo baramwangira ashaka kuza muri bihugu by'Uburayi baramwangira cyokora bikubise ngo bipfutse mu maso cyokora ngo bagenda bamusubiza imwe mu mitungo ye ariko nimwe mvuze imwe kuko hari ibindi batigeze bamusubiza uzi ko ari umushinga
bafatanyije gushinga BCDI nk'iyo migabane ntabwo arayibona ariko nk'amasambu amwe barayamushubije n'amazu amwe utuntu turapfarapfa. Oya, ingaruka ziba zihari twavuga mu kanya kuko barakubwira bati ibi natuzabukora ibi ngibi nuko ubona wenda avantage media ariko mu by'ukuri nyuma ingaruka nyine ziba ziri manifest ziri aho ngaho zigaragara nuko biba bimeze kandi mu wabuze Bizimungu ndabizi ko umudamu warwaye nawe bamubujije kujya kwivuza we na Bizimungu imyaka 5 yamaze muri geza kayibu yaramumugaje ku buryo bugaragara chef d'etat gufungira mu gihugu no gufunga institution ukayifungira ahantu ukayibuza uburenganzira bwe bwose bw'umuntu ikiremwa muntu ni izo ngaruka zose ingaruka ni nyinshi kuko muri izo ngaruka nyine urabona yuko nta nubwo ashobora kuba yatinyuka kuvugana n'abanyamakuru nta jambo afite nk'umuntu wahoze ari umukuru w'igihugu cyangwa nk'umunyarwanda byonyine ni ikintu gikomeye. Amiel Nkuriza kuki urimo kwikoma FPR inkotanyi kuki utavuga yuko noneho biterwa ndetse no kunyurwa manuma kwabo bandi bemera ko FPR nabo ibagira kuki burya byose ubikira kuri FPR semba ntago ari ukunyurwa manuma ko jewe bari abantu jewe mvuga ibintu nagiye njya mu myaka ishyaka yitwa FPR burya narigiyemo imyaka myinshi mu Rwanda na kabiri rigarutse kuko numvaga ari ishyaka rya basugukuruza ni ibintu nabayemo nitegereje kuva Habyarimana yamanipiraga abantu bo muri MDR n'akabanipira Karamira ejo Karamira rwose akabigira power kugeza agatangira avuga ati muri PL no kubatwita abatutsi turimo n'abahutu nyuma akaza kuba power izo bizamara manipulation nta gihe zitabaye ahubwo nuko uhereye bugufi yamanipiye n'abo bantu bo mu ishyaka rya so nyine rya so gukuru cyangwa rya so bamwe bene wanyu yarabishe hanyuma noneho abandi abaha impozamarira bamwe baragenda bakira amafaranga abandi akagenda babeshesha utwanya mu mirimo n'iyi n'iki byose bagaceceka ntabwo twatinya kubivuga ni manipulation zabayeho sema nagira ngo sozireze kukiyo ntarakibagirwa nuko wavugaga ngo kuki nikomye FPR afite ndashaka kuvuga ko abantu bayirwanya baba ari abantu baba ari au départ baba ari déterminé kandi kuko bafite ini conviction totale yo kurwanya bikarangira gutese aha niho narigiye kwinjira uko birangira ni kuriya nyine basankara bari bafite ini determination yo kurwanya ubutegetsi ku buryo bugaragara batanga icyizere noneho bamara kwinjira muri FPR ikabamanipira ngo tuzakugabanyiriza ibihano ntabwo tuzakwica nutemera ibi ni ukuvuga ngo FPR ubutegetsi nibwo busenya mbete abo bantu bari determine yo kwirwanya noneho nyuma bigahinduka ibindi kugira ngo ndangize nuko abo bantu bo muri FPR ari abantu batagira n'abantu sans scrupule n'abantu batagira scrupule sinzi iryo jambo ko nari scrupule ni ukuvuga abantu batagira icyo batinya ari ikibi nyine bakinjiramo ari ikiza bakakinjiramo wese niko nge nabivuga n'abantu satanike no muri ibintu bikorwa bya shitani n'abakozi ariko ndacyagaruka kuri icyo kibazo Amiel Nkuriza niwe wakomoje no kuri icyo kibazo cy'ishyaka ry'abasokuzo bawe cyangwa bakura ababyeyi bawe reka ingero zifatika bariya bayivode bariya ba Rwigema Pierre Celestin yahoze ari umurwanashyaka wawe nyine wo muri MDR wabonye ukuntu yahunze yarangiza agataha
akavuga ngo bari baramubeshye universitaire umuntu wabaye premier ministre ngo baramubeshye. Ni ukuvuga kuki ibintu byose ushaka kubishyira kuri FPR, kuki udashaka kureba nako gace kabo bantu nyine ukavuga uti abantu bakurikiye wenda amaco y'inda yabo, abantu bakurikiye sinzi uko nabivuga, cyangwa se badafite na maturité politique cyangwa intégrité morale. Sinzi intégrité morale ni nko ubupfura, ubunyangamugayo, bagumiza bihishahisha hirya y'ibindi bashaka inyungu zabo bwite cyangwa uduciko twabo cyangwa ziki. Kuki urenganya FPR yo yarangije gufata uwo mwanzuro nyine ati uzibeshya muri ibi ngibi akadukurikira tuzajya dukoresha uko dushoboye twose tubazane, ariko nabo bantu ntabwo responsabilité ntabwo twazibavanaho. Seba impamvu navuze FPR kuko ubutegetsi bwombi ndavuga ubwa FPR na FDL babe na MRND nta butegetsi bigeze mbona bw'abasadike ntabwo nigeze mbona kuko ntabwo ariya mayeri yo kubeshya abantu yo kuguyaguya yo kugira guti manipulation no kuguyaguya ni uguhenda abana Semba Jorogrete ntabwo MND nayibayemo ubutegetsi bwayo nabo bayenga imyaka irenga sibyo ndabuzi ku buryo n'ubwa FPR nabo bayenga imyaka 10 no kugira ngo mwumvishe ko ubwo butegetsi bwombi buzi ndabyumva ntabwo ndabona abantu bazi kubeshya no kubeshyera abandi no gukora uko ushoboye kugira ngo bakumvishe ko ibi byashoboka kandi bazi ko nyine bidashoboka. Ariko wowe se ubyemera ko bishoboka kandi ubona ko bidashoboka? Nicyo kibazo. Responsibility na Rwigema we ntabwo umwaka ari burenga effort sibyo kuko effort kabiri très fort urebye amagambo yavugaga kuri BBC mu biganiro ubona mu biganiro bari mu ishyaka rya Twagira mu gumereze y'u Rwanda rwiza ubumvaga ruguru determine daramukurikiranaga cyane dukwirukanaga sibyo nukuvuga ngo iyo tagira abamanipulateur n'abantu muri MRND ntabwo yari kumubonera ngo dusohoke nkurikije ukuntu ba FOD yarameze nuvuga ngo FPR n'ukuri kw'Imana none se kuki umuvanaho ikosa none ukarishyira kuri FPR ni ukuvuga ejo mu gitondo bavanaho ikosa abo bantu bavanaho ikosa kuko ntabwo aribo hari izindi mbaraga za shitani babateramo bakavuga ati ni munsi MRND ntabwo yari ibi ejo mu gitondo ningenda cyangwa wowe ukagenda cyangwa n'indi akagenda uzavuga uti yewe buriya ntabwo namurenganya ni FPR ikosa ryose ni FPR uzakurenganya nibavuga abantu bo muri NC bavuze ko FPR yaguye urubuga rw'amafaranga sibyo kandi uzi yuko bari bavuze yuko nge na Marara twagomba kugenda ngo mu 2000 ejo rero ni mu nakangaye na 19 imyaka 5 imbere cyangwa 2 byabwo nzabarenganya kuko FPR n'uri kwikara n'abantu bageraho nta byidakora n'abakozi baje